blockchain ni uburyo bwo kubika amakuru ariko butari nk'ubusanzweho bukoresha database isanzwe ziri relational. Ikindi gitandukanye kuri blockchain n'uburyo bwo kubika amakuru busanzwe nuko kuri blockchain amakuru ntashobora guhinduka, ntashobora no gusibwa. Blockchain ishobora korohereza abantu kubona amafaranga mu buryo bwihuse kuko iyo transaction cyangwa ihererekana ry'amafaranga kuri blockchain irihuta, ntago bisaba ngo kuko nakubwiye ngo ntago ntibisaba uburenganzira bw'undi muntu ku ruhande. Niba ari ngiye guha amafaranga biri hagati yanjye nawe. Abatangiye kubukoresha haba kwishyurana, haba kwishyurwa, haba kugirana amasezerano, haba gukurikirana ibicuruzwa, ubwishingizi, byose bikusanyirije hamwe ku buryo byoroshya ubuhahirane, ubucuruzi no kwishyurana cyane cyane. Igihugu cya Cambodia kiri mu bya mbere byatangiye gukoresha ikoranabuhanga bita blockchain mu kwishyurana. Bafite systeme bita Bakong ijya gusa nka CBDC rya faranga koranabuhanga natwe turimo kwigaho. Ni ikintu rero natwe twifuje kumenya uko bakoresheje iryo koranabuhanga ndetse nuko abaturage babo bakitabiriye, kandi tunahanahana amakuru kuko nabo ni faranga risa ry'ikoranabuhanga risa naho ari rishya, ku buryo duhanahana amakuru yo kumenya natwe turamutse hafashwe icyemezo yuko hari faranga koranabuhanga CBDC u Rwanda rutangiye, twaba dufite izindi banki nkuru nka banki nkuru ya Cambodia twigiraho. Yes, my beautiful people, nizere kumeze fresh, nizere kumeze neza cyane. Wakomeje kubana natwe no kuri Gospel 250, of course ni Valeur hano nkuko maze kugenda mumenyera hano kuri Gospel 250. Nanabasaba umuntu waba ufunguye iki kiganiro cyangwa se urebye iki kiganiro aribwo bwa mbere kugenda dakoze subscribe ryaba ariko sari komeye, nyamuneka mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kugira ngo mujye mumenya amakuru cyangwa se mujye mumenya ibivugwa 5 kwa 5. Nizere ko rero meze fresh aho mereye ari hose, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ntara uko ari enye ndetse no mujyi wa Kigali. Nizere ko mumeze fresh, akavura kari kubageraho neza cyangwa se muri kubasha gukora ibyanyu bikagenda fresh. Nizere ko rero mwese mumeze neza, ndetse ntibagiwe n'intara ya gatandatu diaspora. Of course diaspora ubwo ni hanze y'igihugu cyacu, uhereye ku baturanyi se cyangwa se kwambuka ukagera ikota amasimbi cyangwa se Leta Zunze za Amerika ndetse n'Uburayi. Nizere ko meze neza mwese aho mwamuherereye hose, cyane ko tumaze kugira benshi cyane bagenda badukurikira. By'umwihariko tunabasaba kugira gute gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi n'abatarayikoze. By'umwihariko nimba wanakoze ikiganiro ushobora no gusharinga, ni byiza ko gisharinze n'abandi bakaza kugira gute bakaza kugikurikira gatanu ku kandi. Murabizi ko tugaruka cyane ku makuru cyangwa se kubivugwa muri gospel, ariko tukagerageza no kuvangamo n'ibindi kugira ngo dufite aho tubihuriza by'umwihariko na gospel, ariko tukagenda tuvuga kubivugwa ese tukagaruka cyangwa se ku isi n'ibihe tukajya tubiganiraho, by'umwihariko isi irava he iragana he, cyane yuko hari ubuzima bwabanje, nibyo koko hari n'ubuzima twiteze mu gihe cyahazaza. Impinduka zagaragaye mu buzima bwabanje, impinduka ziri kugaragara iki gihe bigendeye ku buzima bwabanje n'ubuzima tugezemo ubu iki gihe, ni ikihe kintu bihishe? Ese biragana hehe cyangwa se niki isi idufitiye mu gihe cyahazaza? Ibi byose tujya tubiganiraho gatanu ku kandi kugira ngo tugende dusobanukirwa. Narabibabwiye yuko uru rubuga icyo rubeho no kugira ngo twese tugende twungurana ibitekerezo. Ni byiza rero kuteye komantere cyangwa se uje tukagira gute ukagira nawe icyo tubwira, cyane ko ndashyizeho nimero zanjye. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kugira icyo umbwira inbox cyangwa se ukanyandikira cyangwa se ukamamagara. Nimero zanjye ziri aho ngaho, uraza kuzibona muri description, uraza kuzibona. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo dukorane gatanu ku kandi. Ufite ubuhamya se cyangwa ufite ibyo Imana yagukoreye, ni byiza iyi platform nawe irakureba kugira ngo nawe uze kugira icyo tuganiriza cyangwa se icyo uri bubwire abanyarwanda. Ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana cyangwa se ufite ibyo Imana yagukoreye, ni byiza rero iyi platform nawe wayibyaza iki, wayibyaza umusaruro, ugasharinga testimony abandi bakaza kuyikurikira cyangwa se ikagira icyo ibamarira. Nizere ko mu minsi ya vuba rero tugiye gutangira kwakira abantu by'umwihariko mu ngeri zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero ndategwa tuze kuganira ku bukungu ho gatoya. Ni ubukungu cyangwa se impamvu turi buganire ku bukungu cyangwa se kubivugwa, ni ibigendanye nuko abenshi abahanuzi cyangwa se ku bapasitoro cyangwa se abakozi Imana bamwe bakomeza kureba ibihe tugezemo bakagenda babyitiranya nahe n'igihe cy'imperuka. Ibi bintu nkuko bikomeje kugenda bihindagurika cyangwa se mu bukungu by'umwihariko ariho aho hantu tugenda tugarukaho gatanu ku kandi, ni ukugira ngo twumve ibihe bya kera. Ngerageza gukora izi content kugira ngo twumvikane neza, kugira ngo tutazagoma gute tuzagoma guheranwa n'ibintu, nuko
ngo ni ibya kera cyangwa se ni iby'ubu ngubu tukagerageza kubyikuramo kandi natwe turi ab'ubu ngubu. Ni byiza rero ko tugendana n'isaha igeze ariko tukamenya igihe cyanya cyo kubyinjiramo. Ni byiza koko kubera ko abantu benshi cyane baragira bate baragerageza kwitiranya ibihe bakumva ko ibihe by'iterambere atari iterambere gusa ahubwo rihatse ibintu bibi. Ni byiza rero ko tubiganiraho twese tukagenda gatanu ku kandi tugashima iterambere turi kugeraho aho kugira ngo tugire gute tugume tunenga cyane ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni byiza koko kugira ngo tugendane gatanu ku kandi. Uyu munsi nabibonye twabibonye mu gihe gishize cyangwa se nibyo tubona hari ama application leta cyangwa se abantu uko bakomeza kubivugaho by'umwihariko abantu bakavuga yuko iterambere ubwaryo rigenda rihindagurika hari byinshi cyane tuzitega mu gihe cyazaza. Nibyo koko si ikiganiro kimwe mpoze ubu ngubu kibigarukaho n'ibiganiro nagiye mbikora mu gihe cyatambutse, ariko nibyo koko abantu benshi cyane baracyagomba kwibaza ati ibi bintu biratuganisha he? Ati bisi byaba ari bya bimenyetso bya antikristo bikomeje kugenda byigaragaza. Ibi bintu rero ngiye mbifata hehe? Mbifata nka poor mind, ibitekerezo bya fake, kuko iyo utagiye gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo ntiwisanishe n'aho isi iri kugenda, isi waziretrouva yamaze kugusiga. Tugomba kugendana n'ibihe bigezweho. Nibyo koko hari impinduka zizabaho, nakomeje kubibabwira ndagenda mbinyuramo step by step kugira ngo tugendane gatanu ku kandi abatara kuri iki kiganiro. Isi iragaragaza yuko hari ibimenyetso by'uko abantu ku murimo tuzagira gute tuzakenera amarobo. Hari n'ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kugira gute gukoresha amarobo, sibyo? Akazi kakorwaga n'abantu kakaba kageze gatangiye gukorwa n'amamashini. Ibyo byose ni ibigaragaza yuko isi igenda ihindagurika. Hari akazi kakorwaga n'amaboko y'abantu, hari akazi kagiye kuzagira gute kazakorwa n'ibimashini. Hari akazi ni byinshi cyane tugenda tubivugaho no mu bishize nagiye mbigarukaho, ubu mba ngenda ngira gute ngenda mbigarukaho step by step kugira ngo tugende cyangwa se mbivunagura kugira ngo tugendane gatanu ku kandi. Noneho ubu ngubu hakaba havugwa amafaranga cyangwa se ihererekana ry'amafaranga binyuze mu application ma telefone. Ama application cyangwa se ku mashini bikagaragara ko amafaranga cyangwa se ihererekana ry'amafaranga ubu rigiye kuzashingira he? Ku bintu bya internet. Abenshi bakibaza ibi bintu ntabwo ari iterambere gusa, ibi bintu bigize icyo bihatse iki? Ati ibintu ni antikristo, ati ibi bintu ntabwo ari byo ahubwo ni birimo izindi mbaraga za satani, kuko isi aho igana biragaragara ko atari ibihe byiza. Nibyo koko ibihe byiza cyangwa se ibihe twabayemo bya kera n'ibihe bya basogokuru hari iterambere ryari rihari ritagihari ubu ngubu. Dusigaye tubibona nk'iterambere rya fake, reka nkoresha amagambo. Ariko tugomba kubaho twiteza impinduka, ntabwo tuzaguma mu buhe cyangwa tuzaguma mu bihe bya kera. Hari impinduka zagomba kugaragara. Of course no mu Rwanda dukomeje kubibona. Hari ibintu bimwe na bimwe bikomeje kugenda bizaba na launched inaha mu Rwanda, kandi ntibizatubuza gukora serivisi dukoresheje ibyo bintu cyangwa ibyo koranabuhanga bikomeje ku kera. Reka mbaherezaga akantu kameze nk'uwamyaho gatoya. Mu gihe cyashize murabyibuka ku gihe cy'inkingo haza ibyorezo, murabyibuka hari ukuntu inkingo zikiza abantu bamwe bangaga kuziteza, ati ibi bintu ni biki, ibintu nk'ibyo ngo Imana ntibyemera, ati ibintu bari kuduteramo ibintu byo kwa antikristo cyangwa se ni ibintu bitanyuze mu mucyo, ati itorero ryacu ntiriryemera. Turaba abarokore bameze gute tutareba ibintu ukuntu ibintu isaha itujyana cyangwa se tutabasha kwakira isaha itujyana? Nimba ugize amahirwe ugahabwa inkingo ukazanga ngo itorero ryaratubujije, ati ntabwo ari byo, ati ibintu ni by'abantu badasobanutse. Ibi bintu murabyumva mute? Kandi isi ubwayo ifite aho iri kutwerekeza. Biragaragara ko hari ibyorezo bikomeza kugenda bivuka igihe ku kindi. Ibyorezo uko bivuka hazaho rero n'igihe cy'inkingo cyo kugira ngo babigire bate
bagerageze gutanga ubuvuzi cyangwa se gukumira kugira ngo ibyo byorezo bitagomba guhitana abantu. Abantu bamwe rero bakagenda babyanga bitewe n'amatorero babarizwamo. Ibyo bintu njye mbifata nko guheza inguni cyane, ariko tukibagiza realite y'ubuzima aho butwerekeza. Ibintu byose utagiye kuvuga ngo antikristo, nta gihe antikristo itabayeho, nta gihe hatajeho ibihe byo kumva ko turi mu bihe bya nyuma. Buriya n'abantu bahozeho ku bwa basokuruza bacu bahoze bavuga ko bari mu bihe bya nyuma, nabo mu gihe cyabo niko baribibonaga. Njyewe nicyo kintu mba ngerageza kugira ngo mbabwire, impinduka z'ibihe zizabaho ariko zizadusiga uko tuzaba tumeze, nitwe tuzadefinisa yuko ibihe bya nyuma byatugezeho. Wowe ubwawe ibihe bya nyuma niwe ushobora kubyishiramo ubwawe, njye niko mbyumva. Ibihe bya nyuma niwe ushobora kubyiremera wowe ubwawe. Ntabwo tugomba kubaho twumva koko isi iri kutuganisha ku bihe bya nyuma. Nibyo koko ibihe bya nyuma bijyayo, turimo turabisanga, nibyo koko, kuko ijambo ry'Imana riravuga ko Yesu Kristo azaza adutunguye, sibyo? Yesu Kristo naza adutunguye, ntekereza ko ibihe bya nyuma bizaba ari ibyo nyine, bizaba bikugezeho wowe ku giti cyawe, bitewe n'uko witwaraga n'uburyo wakoraga. Wabaga mu bintu bimeze bite se? Wabaga mu bintu Imana itishimira muri ya mategeko 10? Icyo gihe ibihe byawe bya nyuma bizaba bigize bite? Bikugezeho. Rero hano kuri platform cyangwa se ku rubuga rwa YouTube tubaho tukavuga koko nibyo, ariko akenshi dukurikirwa n'abantu ingeri zose. Ushobora kuba unkurikiye gutyo kuko ariko ufite ibintu byinshi cyane ushobora kutuganiriza ku birenze ibyo njye navuze. Waza nawe ugahabwa platform kugira ngo nawe ugire ibintu bimwe na bimwe ushobora kutuganiriza ku bigendanye n'isi n'ibihe, cyane ko tunakora izi content kugira ngo duhugurane ubwacu. Tutareka guheza inguni cyane mu burokore, tukibagiza realite y'ubuzima, tukayibagiza. Ubuzima hari ahantu butujyana, hari naho butwerekeza, ariko ntabwo tugomba kubaho turi abantu bagize bate, bazaguma mu buhengo bya kera tukagerageza kwihirimbiza kugira ngo tugere dute, twiyambure ubuzima turi kuganamo, kandi bigaragara ko ubwo buzima naho tuzabukwepera. Hari ibyo by'amafaranga y'ikoranabuhanga, ngo hari byaje bitcoin bya crypto, murabikurikira cyane bya Pi network bakomeza kumayininga, sibyo? Hari blockchain deja mu Rwanda mwabyumvishe, sibyo? Mwabyumvishe muri pipeline. Ibyo byose ni iterambere riguma kuza, tugomba kwiga kuri bamo. Ntabwo mugomba kuza kuri challenginga mwebwe, ntabwo mugomba kwishira ku ruhande, kuko ni ubuzima tugomba kuba ahubwo tukamenya kububamo ubuzima bwose tubaho dusenga. Ibintu byose tukagerageza kubyakira. Hari bamwe banga kurya ibi ngo banga kumva ibi nibi, oya. Umurokore wa nyawe nuba mu bintu byose ariko akabibamo afite iki? Afite ubwenge, sibyo? Akamenya uburyo ibihe byose amenya kubitandukanya, n'uburyo akoreramo Imana ye ku giti cye. Naho ubundi ibihe nta twari kwepera ko n'ubundi serivisi zizadusaba gukoresha izo application cyangwa se gukoresha iryo koranabuhanga. Impamvu mbana kuteguye iki kiganiro akomeje kubivugaho, nukugira ngo twese duhugurane gatanu ku kandi. Commentaire zenyu ziba zikenewe hano kugira ngo tugendane ku kandi kantu ku kandi gatanu mbese ku kandi. Ni byiza rero ko namwe mugira commentaire nimwe mutanga no ku kiganiro, tukazajya tugira dute tukabana gatanu ku kandi mwikwereka ko turi kumwe. Ni byiza rero ko mukomeza gukora share, mugakora subscribe, mukakomeza kudusupportinga mu buryo bwari bwo bwose kugira ngo tujye tubahereza ibiganiro byiza bicukumburanye ubwenge gatanu ku kandi. Murakoze rero, yari Valeur hano kuri Gospel 250, tujye tubana gatanu ku kandi aho butaha.